twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Uyu mwanya turaganira na Nyiranyamibwa uwaririmbye indirimbo nyinshi zigatera morali inkotanyi ku rugamba rwo kubohora u Rwanda. Na nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, Nyiranyamibwa yaririmbye nyinshi zijyanye na jenoside, anagaragarizamo imbamutima ze nubwo abazisangiye na benshi. Nifuje rero gusobanukirwa impamvu z'ayo mahitamo mu buhanzi bwe, kumbonereho no kumva aho abakabaye bamwigiraho babigeze uyu munsi. Urakoze cyane Nyiranyamibwa kumpa uyu mwanya wawe ngo tuganire ku buvanganzo mu ndirimbo n'imbyino by'u Rwanda, kugira ngo twongere twibukiranye ndetse n'abandi umwihariko wabyo n'imihindukire yabyo uko ibihe byagiye bisimburana ndetse n'icyerekezo cyabyo. Uri umuntu mukuru, byinshi wagiye ubibona kuva kera, kandi uzi imvano yabyo. Duhereye no mu mwihariko w'ubwo buvanganzo, urabizi imbyino n'indirimbo nyarwanda bya kinyarwanda byo koko ko hari n'ababyiyitirira ugasanga si byo cyangwa hari ukuntu bigoramye, ariko hari impamvu byagiye bigira umwihariko, abanyarwanda ukumva bagiye batsindira n'ibihembo mu marushanwa atandukanye hirya no hino ku isi, kandi kuva myaka na yindi. Ubwo buvanganzo bumeze butyo buvana hehe izo mbaraga n'icyo gikundiro? Cyane cyane mbona bishingiye ku gushishoza. Ugushishoza kuko ugomba kuba iyo ufite nk'itorero tuvuge, nta disipurine irimo, nta mategeko bagomba gukurikiza, ntabwo bikunda. Icyo ngicyo rero abanyarwanda baragifite. Iyo azi ko ari bujye kwerekana ikintu, agomba kubanza akagitegura. Ndaguha nk'urugero. Umwami Mutara Rudahigwa ajya kujya i Burayi ajyanye n'intore, ngira ngo ni muri 57 ngira ngo. Bari ubwa mbere abanyarwanda bagiyeyo kubyina, bari guhurirayo n'ibindi bihugu bya Afurika byinshi, ariko barabanje bategura ayo matorero hari i Nyanza, barobanuye bagomba kugenda ari intore, ari abiru b'ingoma. Barabanza babashyira ahantu mu babikira, bamara amezi 3 babigisha uko bagomba kwitwara. Urumva uvuye mu gihugu cya Afurika, twigirira izuba, ku meza turisha intoki. Icyo gihe amakanya n'ibiyiko byari bitaraza. Ese warimo? Oya, wari umwana? nanjye ni ukubyumva mu makuru. Wangana gute icyo gihe? Ni 57. Ngo nari mfite imyaka ingahera 57. 15. Katurebe ka 43, 57. Ubwo ni ngahe? Ko 14. 14. Siko nari nshaje. Habuze gato ngo nawe. Ariko kubera ko ntabaga Nyanza, ntajyaga no muri ibyo byo kubyina, ntabwo nari ushobora kujyana nabo. Wari heze? Nari iwacu muhira, nkajya mu ishuri ngataha. Ibintu byo guhanga bitarakuzamo. Kare bijeje muri ndi umukecuru. Komeza umbwire, turaza kumenya icyatumye biza. Nuko barabanza rero barabigisha uko bagomba kwifata, uko bagomba kurya ku meza, uko bagomba kwiyuhagira, haba amadushe. N'icyo gihe nta na robine zabagaho. Menya ko bagiye bageze mu Bubiligi, bakagenda ubwo bari babanje no kubereka ibiringiti byose uko basasitana n'iki. Bagezeyo hari ibihugu byinshi Ababiligi bananiwe kugumana. Byanze babuze ukuntu babafata, biba ngombwa ko basubira iwabo. Batahamaze n'iminsi 2. Ariko abanyarwanda icyo gihe barahagumye, abazungu ngo bagatangara bakibaza, ataruse abanyafurika bazi
kwitwara kandi hari mu gihe cya hiveri igihe gikonje cyaho bya bihe byaho bikonje sinibuka neza amezi bamazeyo babona igihembo barataha. Nibyo nakubwiraga mbere ngo ni ukubera discipline gutegura ikintu ukagishyiramo itegeko ugashyiramo umurongo abantu bagomba gukurikira, kandi nta nubwo ari n'ibyo ngibyo byo mu matorero by'umuco gusa, ikintu cyose kidafite umurongo kigendamo ntabwo gishobora gushoboka. Niba se muhurira ahantu hamwe buri wese agakora icyo ashaka akagendera igihe ashakiye ntabwo byakunda. Ikintu cya discipline ni ngombwa. Ikindi wambaza guti warumbajije uti byagiye bigenda byarakomeje uko byabaga ibwami n'abatware bafite amatorero. Nk'iwacu papa yari afite itorero iwacu mu rugo. Yari umutware? Yari umusushefu. Hariya Inyange hariya bumva bariya abana babaye intwari hariya niho nize primaire. So ninde? Papa yitwaga Karahamuheta Philippe. Gatwara ahantu hitwa ku Rukoko. Ubu bagiye bahindura amazina hariho ibyo ntakimenya, ariko Inyange hariya niho nize primaire. Hari mu bwatsi bwe. Umushefu icyo gihe yari uwitwaga Rubayiza Karori. Ari muramu w'umwami. Umugore we agomba kuba yari afite ibyo apfana n'ibwami. Hanyuma haza gutwarwa na buriya watwaye umunyantango witwaga Mutera hejuru. Nawe wari ufite mushiki w'umwami Shishembigo. Urumva ni ibintu nagiye mbona nkiri muto. Iryo torero papa yari rifite ry'ababyinnyi ariko n'intore, ariko ntabwo ibintu bya kera byasaga nk'ubu. Ikiruhije cyo kugira ngo ubyumve ibyacu byo mu Rwanda ni uko uduce tw'igihugu twabaga dutandukanye. Nk'ibyo aho ngaho aho navukiye babyinaga ntabwo wasanga ari ibyo za Nyamasheke zibyina, wasanga ari ibyo mu Gisaka babyina. Buri gace kose kagenda kagira umwihariko wako. Nuko ariko n'ibwami uvuze kwa sushefu ko yari afite itorero, ngira ngo ibwami bw'ubwo habaga hari menshi n'ibyiciro byinshi. Habaga hari menshi kuko no muri izo ntore nkubwira z'abatware ababaga abahanga ahubwo baboherezaga i Nyanza bakagenda. Tugarutse ibwami habaga abaterambabazi, amariza n'abandi ibyiciro byariyo n'ibihe kubera iki byanitwaga bityo? Ndakeka ko byaterwaga sinakwitwa choreography ubwo mu Kinyarwanda umuntu yayita iki? Ni nk'imyiyereko. Imyiyereko, hariho imyiyereko abantu bakuru batashobora ikakorwa n'abatoya. Nk'abo baterambabazi barashagiriraga, akazi kabo imbyino yabo kwari ugushagirira. Urazi icyo bishaka kuvuga? Ariko ni ijambo rikomokaho ubwaryo ko wumva shagirira Ikinyarwanda kinaremereye. Ikinyarwanda ubwo ni cyangwa kiri ubwo niko ushagirira, ndumva ari kugenda witonze. Bijyanye n'iyo ngendo irimo iryo jambo ubwo rituruka ku mimerere y'urikora. Abo bama ntibasimbukaga ngo bakore imbyino zo gusimbuka. Ibyo byari bifitwe n'utwo twana. Abene nyir'ingoma nibo bahasimbukaga. Abene ingoma abakobwa dutoya. Uvuga ko ari abakobwa b'umwami? Ndakeka kimenya aricyo gisobanuro. Abagororangingo rero bari abakobwa b'inkumi b'abangavu n'abagore b'amariza bakiri batoya. Kuki bo bitwaga abagororangingo? Sinakubeshya, menya ari kubera imihamirizo yabo babaga bafite igiye inyuranye. Buri wese yabaga afite izina byina. Niba ari gutega amaboko, niba ari ugusimbuka, niba ubwo babaga bafite ibyiciro by'indirimbo barimo. Bivuze rero ko umuntu yashoboraga kunyura muri ibyo byiciro byose niba aramutse yarageze n'ibwami, akaba mu bene nyir'ingoma, ariko akagera akaba umugororangingo, akazaba mu mariza. Ubwo hari benshi baciye muri ibyo byiciro byose. Hari benshi bagiye bacamo. Iyo nigeze kugira amahirwe yo kubabona rimwe, najyanye na papa
sinzi ikintu cyari cyabaye ko byari byabereye inyuma y'iriya urabona kiriya kiliziya cy'Inyanza inyuma hari amashuri y'imyuga bitaga Ecole Artisanale hari ikintu cy'ikibuga kinini cyane usinzi uko bimeze hari amashuri n'ubundi menshi aho ngaho hose rero bari bahubatse ibintu navuga ngo ni nk'amatete ariko byubakishije ibiti bashyizeho ibintu by'umwimerere y'umutako ariho byabereye bwari ubwa mbere mbonye ayo matorero ntabwo iyo wabonye ikintu umwana ntikikuba mu mutwe kuko ibyo nabonye icyo gihe nta handi nongeye kubibona urambwira ko ari nabyo ibintu byakuryoheye kurusha ibindi kugeza none nkumva ntashaka gutaha papa ati dutahe ntare yazivuga nkajya hariya ashaka kwikomereza ngo nigendere kandi urabona kugira ngo uve Inyanza uzi Inyange icyo gihe imihanda uko yari imeze Imana n'ibizi nagize amahirwe yo kubibona naho rero iby'ubu ibyo gushagirira biracyariho ibyo ngibyo byabo babyeyi abo baterambabazi nishagirira iriho mu matorero y'ubu ngubu ariko kugira ngo ubone ushagirira nk'abo babyeyi nabonye njye ndicara nkareba mwebwe ntabyo uwo birimo muri abo bakobwa ndabibona nkabona ya shusho y'aba bandi ariko mbabarira ku ntoki uriya arabyina nka ba bandi hari abo wavuga se bakibyina nka ba bandi barahari bake bavugamo bake nta mazina yabo nzi ntubu keretse iyo umubonye uti uyu ndabona aho uriya mwana mu matorero yose bahagenda ubonamo nka 3 4 gutya none se ngaruka inyuma gatoya ibyo so akujyana i Nyanza ukabona ayo matorero yahiganwe byakubayemo ntibyigeze bikuvamo naho wagiye hose nta bandi urabona nkawe none ibyo byaba ari byo byakuremyemo ikintu cyo kuvuga uti nanjye reka nkurikire biriya nanjye nzarebe ko namera nk'abariya ntakubeshye data yari umuntu ukunda kuririmba ukunda ibintu by'ibirori ngira ngo nka 2 mu kwezi wacu habaga nibyo natagiriyeho nkubwira ko imisozi abantu bose babaga bameze nk'abavandimwe bakaza kuko bari bamenyeranye imisozi 3 4 bakamenya ko bazi iwacu bakaza bakahataramira abagore babaga ari bakeya ko babikoraga nijoro ariko abagabo babaga ari benshi twebwe igihe badukubita ngo igihe cyo kujya kuryama kirageze haragendaga ariko ukajya kurunguruka wumva amajwi hariho amajwi n'indirimbo za kera nkibuka ariko nkayoberwa kuyivuga yose ariko n'abo bantu n'amazina ndacyayibuka ni ukuvuga nabikuriyemo ngeze muri segonderi ngiye rero muri primaire nabaye muri interina muri za kuva z'ababikira nabaga muri korali sindirimbo z'Imana mu misa tukarimba misa ntagiye segonderi bikomerezamo rimwe na rimwe tugakora n'amateatre ariko akenshi zabaga ari mu gifaransa ko twabaga dufite abo bitaga Seri Blanche ariko iyo culture ntabwo bigeze bayituvanaho nkora ndi muri ibyo hanyuma igeze aho ngaho u Rwanda ruje mu bibazo murabizi mwese nubwo muri batoya buri wese yahungiye yinda utarapfuye agiye hehe hirya no hino hariho abantu bagiye bagira amahirwe bagera hanze bakisuganya bakongera bakarema wa muco w'abanyarwanda ariko jewe mu myaka myinshi rwose ari amakorari ya kiliziya ari ibyo ngibyo by'ibinyarwanda nabiteye umugongo byongeye kugaruka ngeze hanze bigaruwe n'iki ngeze mu Bubiligi nsanga hariyo amatorero deja gusa kuri mukuru abo wasanzeyo ni nk'abandi niba hari abo nasanzeyo Kayirebwa sanzeyo ariko nta kuruta gusa nuko ubwo we yari abirimo nubwo ari muto kuri wowe
usangayo muyango n'imitari, haza kuvuka isamaza aba ari ryo dutangira. Nuko ibyo mu muco nyarwanda wo kubyina no kuririmba nuko byagarutse. Nako nareba iki gihe nari umukecuru. ariko bagezemo basanze n'ubundi mungana cyangwa harimo abo n'abarenze. twanganaga. Ntabwo mvuga imyaka, ndavuga ubuhanga. Umuntu wese agira ikintu abaho umuhanga. Ushobora kumenya kubyina, kuririmba simbimenye. Ushobora kumenya kuba umusizi, ibyo kubyina no kuririmba simbimenye. Ariko twebwe amahirwe twagize muri iryo torero isamaza niryo mvuga ko ariryo nabayemo, twasanze harimo izo mpano zose. Hari abazi kubyina pe, hari abazi kuririmba, hari n'abazi guhimba. Urumva twari twigize ibyangombwa, twari twujuje ibyangombwa, itorero rirakomera. Hakabaho abakobwa babyina, hakabaho abaririmbyi, hakabaho natwe twahimbaga indirimbo. Twahimbaga indirimbo turi babiri. Umwe Imana yaramuhamagaye Karigirwa kuboneka. Niwe wahimbye ziriya ndirimbo mwajyaga mwumva n'ubu mu cyumba zagira ubuntu, zaturaje, indege irahinda, iya ni Karigirwa. Cyangwa dore ijoro ryiza iyo ni yanjye. ni yawe. Hari agakasete kamwe ka kera bacegezaga muri radiyo, cegeza sede zari zitaraza. Hariho izo ndirimbo za Karigirwa nkubwiye, turaje, indege irahinda, gira ubuntu. Isange se ndacyazibuka, nanjye hari ijoro ryiza, hari ni mu bihe by'abakobwa, hari yari iriho ni mu cyuri inganje ngiremo. Indi ya kane yari irihera, ijoro ryiza, ni mu bihe by'abakobwa, ni mu cyuri inganje. Indege irahinda wayivuze. Indege irahinda ni iya Karigirwa. Zanjye zari mu bihe by'abakobwa, dore ijoro ryiza, mu cyuri inganje, indi ya kane ndayibagiwe. Hariho izanjye enye za Karigirwa 3. Ariko sizo ugira gusa. Oya nyuma narakomeye. Izo nizo mu isamaza. Ndetse ko ngira ngo nyuma nyinshi abantu tukuziho nizo kwibuka. Nuko mbi bato. Noneho rero urambwiye uti byagarutse bite? Byagaruwe n'urugamba rwo kubohora igihugu. Kuko nibyo byaduhaye umuntu yari afite inyota. Buryo iyo wavuye mu gihugu ari uko ukirukanwemo ntabwo bikuba mu mutwe. Nk'ubu nshobora kuvuga ngo abatoya nkavuga ati ndashaka kujya hanze, mfite intumbero, ndashaka kujya kwiga iki n'iki. Gize Imana hari hanze nzabishobora. Mfite se business njya gukorayo. Ibyo ugenda uzi kuri umunyarwanda wumva aho uzashakira uzagaruka, uzagenda wigitahe, uzagenda ukore business zawe nizitungana utahe. Ntawe guteraho rwaserera, nta bwoba, uzagaruka usange umuryango niba ufite usange inshuti. Ariko iyo wagendaga wirukana ntabwo byakubaga mu mutwe. Menya aricyo cyaduteye imbaraga. Kuko ubwo urugamba rw'inkotanyi rutangiye twahise yewe isamaza, urugamba rwatubereye nk'inkingi niko navuga. N'uwari waravyibagiwe byarongeye biragaruka. Duhuriramo turi benshi, itorero rikomeza rityo. Naho ibyanjye byo kuririmba no kubyina byagarukiye, byatangiriye, byarongeye biragaruka icyo gihe. None se ugereranyije n'ibyo wabonye uri mukuru, byari iwanyu kwa so watwaraga, ibyo wabonye i Nyanza, ubona bihuriye he n'ibyo mwe mwabyukije uri mu Bubiligi? Mu buryohe, mu kugira wa mwihariko se mwari mugishagirira nk'uko wabibonye uri inkumi, cyangwa byari byaratangiye guhinduka kugira ngo tuze kugera no ku bya none ibyo tusigaye tubona? Abantu babishoboye mu buhunzi kugira ngo bongere bagarure uwo muco wo kubyina no kuririmba bya Kinyarwanda bari mbarwa.
nko muri Kongo bari baratangiye itorero, mu Burundi bo bagize Imana bari benshi, bakomerejeho bariya basaza ba Sentore ba Munzenze, bo bagize amahirwe n'abarugano bagize amahirwe kuko bari bari hamwe barabikomeza. Ariko abandi nko muri Kongo byabanje kuvunana kubera ko babaga bari kure, umwe ari Gatanga, undi ari Bakongo, undi ari Kivu, byatangiye bitinze. Mu Bubiligi rero ho twari duturanye da, abenshi bari batuye i Buruseli, ariko ni nko kuvuga uri Kigali mu ntara abantu baraza. ariko bivuga ngo byari byaratangiye gukendera bishobora kumvikana uko byari byarabaye bike, byaracitse intege, cyangwa se n'uwo mwimerere wari waragiye uhongoka, niba ariko navuga. Ibintu byose ni uruhererekane. Niba abana bavutse nk'uko nakubwiye, ibintu twabonaga turi abana, noneho abana bacu ntabyo babona aho mu mahanga aho turi. Ntiyigeze yumva nyina yicaye ahoza umwana mu Kinyarwanda, ntiyigeze abona ubukwe bwa Kinyarwanda bahetse umubyeyi umukobwa mu mugeni mu ngobyi, mbega nta kintu cy'Ikinyarwanda yigeze amenya. Urumva kugira ngo iyo abantu badashyiramo imbaraga byari bigiye, ukagenda ukavuga iringara, ukambara igikwembe, ukadefiriza, utigeze gutuka abanyekongokazi ngo bagenda bagira batya ngo bibwiye ko ari abazungukazi. N'uyu munsi urabibona ngira ngo none hano birahari. None se niba tugiye tukivugirira ingara tukigira gutyo umwana mu rugo azabikura hehe? Ntaho azabikura. Nicyo gituma nkubwira ko byari bitangiye gukendera. Imana y'u Rwanda iduhora iruhande, yarongeye ituma abantu bagarura agati n'intenzi, barongera bashinga amatorero. Ngira ngo wabonye abana bavuye mu Bubiligi ejo bundi. Yego. Bariya ni abana bavuga Igifaransa, ariko hari ababyeyi barebye bati ibyacu bigiye gucika burundu, batangira ariya matorero. Buriya se wavuze Isamaza, ushatse waza ukagera mu Ndahemuka, mu rugamba rw'inkotanyi rwo kubohora u Rwanda. Ngira ngo ibyo bintu byarabahagurukije, binabakanguramo hari cyangwa kurushaho ya nganzo yanyu cyangwa inspiration, sinzi uko nayita, ibintu bigira imbaraga kurushaho. Ibintu ubona urwo rugamba rumeze gutyo ntirukiriho, mwebwe abenshi mwari mubirimo mufite n'inyota yo kuzataha mu gihugu cyanyu, ni ingufu zikomeye cyane zabasunikaga. Uyu munsi abahanga barasunikwa n'izihe ngufu zituma nawe arara amajoro yandika ikintu cyiza, ijambo yumva rikwiriye riruta irindi, agana se muri wa muhamirizo cyangwa wa mushayayo by'umwimerere, cyangwa agerageza kubyegera? Hari ingufu zihari zisunika abatoya ubu ngubu bari inyuma yawe? Urumva twebwe twari dufite iyo nyota yo kwitanga ngo ibibazo by'igihugu bikemuke by'urugamba. Ubu nta rugamba tukirimo, usibye ko tururiho mu bundi buryo, ariko nta masasu avuga. Njye mbonamo ibintu bibiri. Hariho abana babikunda, ariko ntabwo umwana yajya mu itorero niba bamwakiriye ngo yige kubyina ajya agenda abyina yatahe, yarishye moto imujyana, bisi. Urumva hajemo ikintu cy'amafaranga, baramuha yenda n'aya fanta, niba yagiye mu bukwe, niba yagiye muri aniveriseri aho iryo torero ryamujyanye, harimo umwana hariho ababikunda ariko bakazamo n'inyungu. Urumva ntawe ukibyinira, ntabwo wagenda ngo ubyine bo kutaguhemba, ntibishoboka, naho bwaba ari duke, ariko uratubona. Ariko hariho n'abatabikunda n'ayo mafaranga, akabona nta kintu bimubwiye, ntabijyemo. Ariko babijyamo, hari ukubikunda, hakabamo no gukorera amafaranga.
hari abaririmbyi hari ababyinnyi iyo babyinnye barabahemba ntabwo yagenda ngo ajye kubyinira ubusa igihugu kirahari twariyubatse nawe iyo utangiye iyo bizinesi y'itorero kuko abafite amatorero nabo babona amafaranga iyo utangiye iyo bizinesi y'itorero nta mafaranga uba ushaka ntabwo wahemba abantu udafite icyo wungukamo ariko hakabamo no kubikunda birajyana ushobora gukora indi bizinesi itari iyo itorero gituma baba babihisemo nuko baba bumva babikunze nkawe si igihe cyose wamaze mu Bubiligi wowe n'Isamaza ngira ngo namwe ubwo hari ukuntu byabatungaga cyangwa ko hari ukubikorera kuko mubifitemo impano munafite n'uwo mutima wo kugira icyo mukangurira abandi. Isamaza rero buriya Isamaza reka aba ari ryo mvuga ko ariho nabaye muri iryo torero. Inkotanyi zimaze kubohora igihugu ntitwongeye bamwe baratashye abandi bigira mu buzima busanzwe ubwo Isamaza twari turimo ariko dufite n'indi mirimo ukora uri umukozi kugira ngo n'intego mu by'ubuhanzi byari byo gushyigikira urugamba byari by'urugamba rero mwari mugeze ku ntego kuko n'amafaranga twarayabonaga ariko nta kwihemba kurimo yarayo gufasha wagombaga kwirwariza ugashaka uburyo ujye ahantu ukorera repetisiyo aho twakoreraga muri repetisiyo twagiye tugira Imana akaba nk'abantu batugirira ibibazo bakaduha amasare y'ubuntu bakarepeta nka rimwe mu cyumweru hariho abantu badukoreye twagiye muri za studio abantu b'abanyamahanga ko bari bazi ukuntu ibintu bimeze n'ahangaha bakabiduhera ubuntu ariko twaba twakoze amaspektakle twakoze ibitaramo amafaranga yo abantu binjije akajya ku rugamba nta kindi ikintu yenda twakuragamo muri aya mafaranga ni nko kugura iniforume yenda tuzambara nta kindi kandi yaragendaga iyo impano wifitiye Imana yaguhaye ndagishaka kugereranya ibintu bibiri mwayikoresha uko yayibahaye mutayitegezeho amaronko yandi hari uko gusa iyo nganzo yakuraje udasinziriye ari uko se ushaka gufasha mu rugamba ariko nabwo ugatekereza uburyo uri bushyire hanze ikintu gifite icyanga gikomeye cyane nta kindi utegereje noneho ubigereranyije n'uyu munsi usanga hari umuziki abantu basohora ari nk'igicuruzwa mbere y'ibindi byose sinzi niba uvuye mu mpano cyangwa ahubwo umuntu avuga ati ariko wagira akantu ngira gutya nkashyira hariya nkagacuruza sinzi niba biba bikiri impano ndashaka kugereranya ibyo bihe byombi icyanyu kera icyo gihe n'uyu munsi ngira ngo uyu munsi bihari ni nk'ibicuruzwa umuntu ashyira hariya kandi vuba kurusha ikintu kirimo ubuhanga bwinshi cyane mwabaga mushyize hanze kuko mutekereza icyo gikwiye kuzamara cyangwa impinduka gikwiye kuza byaba ariko bimeze sinzi niba iyo ushaka kumbaza niba uvuga uti iyo uhimbye ushaka gucuruza wahimbye nk'indirimbo ukavuga uti zabamo amafaranga nkubwire rero niba ufite ubuhanzi muri wowe yewe niyo utabona amafaranga ntabwo waceceka ntibigukundira wanze ukunze kuko sinavuga iki kuko afundi bavuga ngo inganzira gukirigita ahubwo nicara nta munsi mukuru ntaki ariko nkabona ndi mu mpapuro ndandika nkarunda nkabyibagirwa ko nabikoze nkazongera kubisubiramo ariko iki kintu harya nari ndagihimbye bitewe n'iki nkavuga ariko iki gihe iki kintu kirasa n'ibi bihe turimo indirimbo ikaza ariko si ubwo nzacuruza ariko niba mfite utufaranga dukeya ndayijyana muri studio byanze bikunze urumva nta nyungu nyinshi irimo iyo ukunda ikintu ntabwo ureba inyungu hariho abameze batyo bafite icyo kintu muri bo imva ashaka hariho n'ikindi cya gatatu twibagiwe
no gushaka kumenyekana kuba serebure nabyo barabiharanira. Hasi niyo ntabona amafaranga ariko nka umusitari ubwo igihembo ko niba aribyo ashaka kuba yakibonye, niba yahembye ikintu cyiza nubwo kitamuhaye amafaranga yenda menshi, ariko bamenye ko ari umuririmbyi runaka wahimbye iyi ndirimbo. iyo wumvise nk'indege irahinda, dore ijoro ryiza, n'izindi zanyu mwisamaza, harimo ubutumwa buba bukomeye mu magambo, kumva ko mwafashe igihe muyashaka muyandika, ariko hakabamo n'ibikoresho bitari byinshi ariko byiza cyane, byumvikana koko bifite umwihariko wabyo. Ushobora kuba utari umucuranzi nibyo, ariko uri umuririmbyi, uri umwanditsi w'indirimbo, ariko guhitamo imicurangire imeze kuriya mwabiterwaga n'iki? Itazanyemo ibintu byinshi cyane by'ibikabyo, ariko ukumva iraha umwanya hari umuntu gutekereza ku kintu arimo yumva. Mbigereranyije n'ibyo uyu munsi wumva umuntu azibiranyijwe n'ibicurangisho byinshi cyane n'amagambo ahari cyangwa ubutumwa buto cyane. Ibyo vuga ni ukuri. Mu gihe cyacu ngira ngo twari tugifite bya bindi abamama ba kera twavugaga, babyinaga abantu bakaryoherwa bakamera neza kandi ari nta ibyo byuma bidahari. Natwe rero ziriya ndirimbo twakoze ntabwo twagiye dushaka ibintu bihondahonda. Ndibuka uwo mwana waduhaye agasitidiyo yari n'umunyamahanga, mu Senegal niba ari Gisenyi, nzaba abakobwa bamukuye korera ahantu bangana urwara babita muri Grenier, ahantu babikutura. Ikintu yari afite ka piano kangana urwara na gitari, nta bindi twashakaga. Iyo tumubwira yenda aba yarazanye n'ibigori kuri ni mu cyuri inganje ni piano. Ntabwo rero twari kumubwira ngo jya kuzana bya bindi yenda bya bindi bahondagura by'impuzu yenda ari kubizana, ariko ntabyo twashakaga. Ahubwo buryo iyo uteze amatwi neza wumva amashyi menshi, twakomaga amashyi. Umenya ari ibyo bya kera byari biki turimo byo kudasakurisha ibintu, ugaha umwanya amagambo uvuga, kuko nk'uko wari ubivuze hariho ahantu ujya aho kugira ngo wumve ubutumwa bw'indirimbo bigahonda kumva bya bindi. Kandi urubyiruko ikinyarwanda ntacyo babumva, baba bashaka kwisimbukira ntibagore, n'uwo mwitanye ntimubashe kuganira kubera biriya bakubita. Niba ibirori murimo biri ahantu hangana urwara, bakaba bazanye amabafure nka kuri stade, ariko nibyo nkubwira ko umuco wacu uragoye, kubera ko ntawuva mu mizi. Nk'ubwo watumije abo bantu, ufite ibirori, ni wowe ugomba kubabwira uti ndashaka ikintu kimeze gitya. Ni wowe uriho amafaranga kuko urabahemba. Umenya rero hari abantu bose batabyumva nk'uko mbyumva. Niba uririmbye ushaka gusingiza Claude n'umugore we, cyangwa se yagize anniversaire, ndashaka ko Claude yumve iyo message, ariko niba bihonze ntabwo amagambo nahimbiye Claude ari buyumve. Niba rero ari wowe wazanye aba bantu, babwire izo muziki bazigire zice bugufi, message ari iyo yumvikana. Ku bantu bakuru ngira ngo yenda birashoboka, ariko urubyiruko nirwo rwinshi. Nkanjye sinakoresha igitaramo kuko nzi ko ijwi ryanjye na bya bindi bahonda nta wanyumva. Nababwira bakabigabanya, nkabaha nivo bagomba kugarukiraho. Ko bagiye guhondagura mwanyumva se. Hari umucuti wacu ujya uvuga ko rimwe na rimwe iyo abantu batabifitemo ubuhanga bihishe inyuma y'ibyuma byinshi n'urusaku. Ndakeka cyangwa se no igituma bataha agaciro amagambo, nta kinyarwanda baba bumva. Ni gute se batacyumva ari abanyarwanda? Bo bumva ikidage cyangwa ikirusiya? Ntabwo rwose urashaka
kuvuga iki ntabwo ujya ubyumva n'abantu bangana nanjye bavuga gutaninga akavanga kuki azanye muri icyo kintu yavuze ikinyarwanda kimutwaye iki niba avugana n'abanyamahanga navuga izo ndimi zabo kugira ngo yumvikane nawe ariko se urabwira abanyarwanda ugashyiramo ibyo bintu ese umuturage we aho ari aho atuye ibyo bintu umubwira arabyumva ushyiramo ibyo bintu ntabwo umuturage yumva niba ushaka ko umuturage yumva ibyo umubwira avuga mu kinyarwanda ariko rero abenshi barajenjeka benshi nakumira none se ko tuvuze iby'umuziki w'uyu munsi naho uri n'ikinyarwanda kivangitiranye no guhisha inyuma y'ibyuma byinshi cyane usanga ufite icyizere ko ibintu bizagenda bigaruka mu buryo cyangwa bitazaganza abagifite wa mwimerere cyangwa bawurwanirira dore ko wanabwiye uti biragoye kugira itorero rihamye nta mikoro kandi tutanafite abo nakwita mesene uvuga ngo baraje bashyigikire nubwo bitabyara inyungu ariko bagiye gushyigikira urwo rwego rw'umuco wacu ubona bizashyira bikagenda byigaranzura ibyihutishwa cyangwa ibirangazwa cyangwa ibigorekwa n'iterambere twibwira ko ari byo byiza icyizere uragifite bizagenda gute kugira ngo tudatakaza bikomeye hari abo njyewe byanteye ubwoba niyo ureba kuri televiziyo abana bacu bakora indirimbo kirazetse bareba ibyo hanze abana bakora ibintu ubona ari ibintu by'ikinyarwanda ntibakina imbarwa iteka ryose mpora mbisubiriramo abantu iyo tuganira ndavuga inteko y'umuco yari ikwiye kugira ahantu ibiro nk'aha ngaha iwawe hari umuntu w'inararibonye uzi ikinyarwanda kugira ngo abahanzi bacu bato bafite amajwi meza pe niba ashaka ntabwo ari ibyuma biba byayagize ukunuku amajwi urayumva ariko hakubitamo ibyuma za mesaje ntuzumve ndashaka kuvuga kompiyuta irigira nkaba naririmba nka nyiranyamibwa ndi mugenzi uzi ko nabyo biriho nabyo ariko rero njyewe ndavugana ubu buremere bw'indirimbo zabo aragenda akaririmba indirimbo agashyiramo ijambo akarisubiramo nk'inshuro 5 urumva uramurenganya aravoma he ikinyarwanda ariko hari aho hantu hari ibyo bintu nkubwira bakavuga bati aha hantu abahanzi urubyiruko intana n'undi muntu wese wumva atiyumvamo ikinyarwanda neza ashaka guhimba indirimbo nyarwanda afite aho ajya kubariza akaza akagusanga bakuru akababwira ati dore indirimbo yanjye niyi akakumvisha na melodi yayo none ndebera amagambo ko atunganye aho hantu hakaba hari ugakosora uwo muririmbyi uwo mwana akagenda ukamuha n'inama arabyuka agirwa inama n'undi mugenzi we wasohoye biriya bisimbuka bihenda bigahenura baravoma hehe se aho hantu habeho hajya gushakirwa ikinyarwanda cy'umwimerere bizagera aho tusigare tubona biriya biva hanze ariko buriya umbwira ngo ni benshi kandi ndanatangara kuko ubusanzwe biragoye kuvuga ngo igihugu gifite abahanzi benshi biramutse ari ukuri cyaba kigira amahirwe atagira ingano kuko abahanzi baba barahawe impano n'Imana kuko ubundi abahanzi ni wowe ntabo bisamaza abandi n'abandi wemera wagiye uvuga kubera impamvu zumvikana burase koko wavuga ngo dufite abahanzi benshi se urabona hari message nzima irimo igera mu baturage mu gihugu kubera abo bahanzi basanzwe bafite ijambo kubera impano Imana yabahaye undi bari mu bavuga rikijyana ese ririmo ryijyana rivuye mu bahanzi n'irihe rimeze rite rifite ubuhe buremere uyu munsi aho iwacu abo bahanzi uvuga rero ngo ni bake nuko
yewe nabyise ko dufite benshi kubera ko umuririmbyi w'ino wese aba yabaye umuhanzi urumva ni bya bindi twavugaga mesaje ni 1/10 ariko bamwise umuhanzi kuko yasohoye icyo kintu urumva ariko kugira ngo wumve umuhanzi w'umwimerere babarirwa ku ntoki bibake cyane kubera ko ni rwa rurimi rwacu ruriho rukendera urangubwira ahubwo njya ahantu mu gihe cya commemoration nkatangira kuririmba nagera hariya mvuye kuririmba umudije bazanye nta kinyarwanda azi kumva gukubitiyeho indirimbo y'urukundo turi mu cyunamo ko wenda yumvisemo ijambo ryo kubwira umuntu ngo nk'iriya ndirimbo wibabara indirimbo y'urukundo nkubwira rero ururimi rurakenewe ariko twizere ndabona leta yatangiye gushyiramo imbaraga yenda n'ibitangirira mu mashuri yenda ikinyarwanda kikagera aho ngaho kigaruke ufite icyizere rwose ikinyarwanda cyazima dufite igihugu koko simvuga ikinyarwanda ndavuga n'umuziki cyangwa ikinyarwanda mu muziki w'u Rwanda mu kinyarwanda nabyo nibyo nkubwira ntabwo bumva hariho za studio ushobora gukoreramo zirimo abana bumva injyana gakondo wamuyobora ukumva ntibimuvunnye kuko abyumva ariko hariho n'abandi baba bashaka bo kumenya niba ushaka gukora indirimbo gakondo bo kumenya studio ujyamo ntabwo ari ukujya aho ubonye hose cyangwa se niba ugiye muri studio y'umuntu utazi ikinyarwanda umuyobore umubwire ati iki kintu singishaka turakoresha iyi instrument n'iyi naho ubundi urakora ibintu biti bihabanye ikinyarwanda kirimo uretse ko hari n'imiririmbire umuntu aririmba ukagira ngo ni nk'umushinwa uri muririmba texte y'ikinyarwanda bamuhaye cyangwa ni umuhindi cyangwa ni australien kuko ngira ngo buri bwoko cyangwa buri societe niko sinzi uburyo ndi bubivuge bagira imiririmbire yabo ibatandukanya n'abandi wumvise umuntu wo muri Afrique de l'Ouest aririmba ushobora kumumenya wumvise niyo wakumva melody utarimo wumva ushinwa urayimenya ese twebwe sinzi ko ariko bimeze iyo urebye abenshi bariho baririmba umva ari ukugerageza gutuma bisa n'iby'abandi bantu bahandi nubwo bivuzwe mu kinyarwanda ibyo bintu ujya ubibona ndabibona rwose ukumva ubuze ukugira ukababara wagira utese mbikoreho iki ngarukiye kuri cya kintu twavuze mbere kiriya ryo kuvuga ngo kuki abanyarwanda aho bagiye amatorero yacu agiye abona imidari agira ati nta kindi gihugu cyo muri Afurika kibyina nk'abanyarwanda dufite umwihariko wacu ntabwo tuzunguza bene hakora amaboko hagakora umubyimba n'ibirenge ntabwo dutigisa hariya nicyo gihugu cyonyine uzareba uzambwira bahehe mu bihugu by'abirabura bose baratigisa keretse u Rwanda ku mateleviziyo yacu icyo tubonaho ni iki no guhaha kuki abantu bahahisha ibyo bice by'umubiri kandi ari indirimbo ubundi indirimbo ikwiye kuba inogeye amatwi ntabwo ari inogeye ijisho nta hantu bihuriye sibyo kandi nyamara cyababwira ko batabikoze ariho byaba byiza cyane ntibabukundira ariko mujye mubivuga bange kumva mwababwiye tubibwire bande se abakwegereye ugize imana ugahura n'urubyiruko urababwira bakakureba ariko tantine nawe urakabya ibyo byari ibyanyu amusubiza iki yewe mu gusoza turi hafi no kugera mu gihe cyo kwibuka ariko buriya hari benshi batoya batanazi indirimbo zawe mu isamaza ahubwo bakuzi bati
ni wa wundi uririmba indirimbo nziza zo kwibuka, icyunamo cyaramfashe byaragiye biba etiketi kujyaho neza neza, birarangira. narakiriye. Ibyo bintu uravuze uti narabyakiriye, ariko nanone iyo uroye usanga uri mu bantu banditseho indirimbo zikomeye cyane mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Nubwo abantu bagushyizeho iyi etikete hari aho bituruka, wowe byaje kukwinjiramo gute bikaba ikintu ushyiramo imbaraga n'umwanya wawe kurusha uko waba uhimba ibijyanye n'izindi teme? Njye ntabwo byita guhanga, ni ibintu biba bikurimo, ibintu biba bikurimo. Nta muntu wakubwira ngo ririmbiye. Hariho bya bindi abana bo bita ngo barashishuye, kanaka yarashishuye. Hariho abashishura, ariko njyewe ibintu byo by'icyunamo reka iyo bitanjemo ntacyo nkora. Iyo nabikoze biba binjemo. Nk'iriya ndirimbo yose maze niyo yankoreye ishyano, kandi burya uhimba indirimbo utanayiha agaciro, gusa nyine yuko bikujemo wumva ugize iyo uko wari umeze muri ako kanya, ayo marangamutima urimo ukumva biraje ukabiririmba. Ntabwo nabyita ngo ni uguhanga, ni ibintu biba bikuvuyemo, ni ibintu uba ufite mu mutima no mu mutwe wawe, ntibidatuma unasinzira. Ibyo rero gusa twabyita guhangana. oya, twabyita kuvuga ibyo ubamo. Iyo umuntu ambwiye ngo himba ngaho ririmba Claude, ni ukuri nkaba nabishobora. Nakora wavuga uti kariya gasore kananutse, ariko niba Claude andimo mwiyumvamo ndamuririmba pe 100%. Ibyo rero bimenya ari byo buhanzi hari simbizi. Nka ziriya ndirimbo z'icyunamo, iriya ese mazina niyo yaciye ikora, ntabwo nigeze nicara ngo nyihimbe. Reka byanjemo numva nko kubiruka. Nari mvuye inahangaha muri 95, ngenda ameze nk'umuntu wataye umutwe. Ngeze hariya ntabwo nagusubiramo ukuntu nabibayemo. Namaze nk'umwaka, burya umuntu wese agira degere y'ibisazi. Ariko abazungu bo ko babaga bazi situwasiyo twarabibonaga ku mateleviziyo. Nyine jenoside iriho ahangaha, wajya ku kazi igihe cya pause ugiye kunywa nk'ikawa, ugiye kureba icyo urya, byabaga bihita ku mateleviziyo, abantu bose babireba. Ntabwo byatangaje abashefu banjye kubona ngarutse, warabaye undi. ahubwo barankurikiranye bambwira ati niwumva unaniwe ujye utaha. Agera mu rugo nk'amaso tukaba bambaye iruhande. Ariko buriya nubwo wavuze ngo si ubuhanzi, dore aho bibera ubuhanzi, kuko wagira ngo uri nk'umunyamakuru, aho mpingutse i Rwanda nyoberwaho neza. Urumva uhita umera nk'utwaye abantu bose urimo ubwira bakagendana nawe muri urwo rugendo kandi uvuyemo. Urumva rero ubwo buhanga bwo kwandika, iyi experience ugize ukabasha kwinyuza mu kintu kiri bumare iminota 5-7, ni ubuhanga nyine buva mu muhanzi. wowe ubuhanzi uravuga ngo ni ibyo wari wibereyemo gusa nta bindi, ariko ni ibintu bikomeye buriya waba gukoze, kuko umuntu ashobora, hari abaririmba se jenoside ukumva nuko arimo ayivuga gusa ngo jenoside yakorewe abatutsi ntizongere, bakaguma kuri ibyo, ariko nta kintu cy'umwihariko yumva cyamuvuye muri roho gikomeye cyane ashyize hari. Ni nka filime mbega itangiye kugaruka mu mutwe wawe, no kureba ukuntu mu Bubiligi hari hameze icyo gihe. Baratereye, abana barajya mu ishuri n'ababyeyi babo barabajyana, ubwana burakina ku mashuri, batekereza ibyo usize ahangaha iwanjye. Kumva mu mutwe biranze. Ahubwo nijiraga muri asanseri nkayoberwa ahantu ngomba guha, kandi nzabonye ukaza ukagira umuntu umbwira atari ko ko nkubonye gatatu kose uzamuka umanuka n'ibito byawe. Mu gihe cy'urugamba
wari wararundukiye niko navuga mu ndirimbo zitera morali Inkotanyi. Nyuma y'urugamba warundukiye mu ndirimbo zo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Hari igihe ujya utekereza ko uzahimba indirimbo ku kindi kintu cyangwa bimwe ubitse ujya wandika ukabika zirimo zivuga no ku zindi ngingo? ariko mfite indirimbo nyinshi, hari iz'umupira, hari indirimbo nahimbye Amavubi, nibyo numvise ikobe numva n'impundu zasabye u Rwanda tariki 12 Ukwakira. Ngenda mvuga ibyo bihugu byose twagiye dutsinda, nagera muri Kongo nkabashyiriramo n'iringara kuko ndizi. Nkababwira nti muzabaze ko nk'uko twabagenje, urabivuge mu mangara tubyumve neza bya original. Muzabaze ko nk'uko twabagenje bazonge Kinshasa na mawa mingi. Nahimbye indirimbo z'urukundo nyinshi cyane. Abizo njya numva bashyiraho abageni basohoka nka telefoni, nka mwiza wanjye, nka wibabara, nka nyakira, nyinshi zigeze nko ku 8 hantu. Hanyuma izindi zirimo n'izikira, harimo n'iz'intwari. Urugamba ruraza kurangira rero n'iz'ibitaramo, inkera y'abahizi, hari nyinshi cyane. Ariko urumva nubwo nzizi ntabwo ziba zahise zinzamo, sinzi niba ari igihe gusa. Habaho burya abantu batamenyekana kubera uko babaye. Nawe urambwiye rwose, nishimye cyane kuganira nawe. Nanjye nishimye rwose. Kandi nkushimye ko wanyakiriye utangoye. Ntabwo ari abantu b'ibihangange birangirire nkawe bemerera umuntu kuganira byoroshye nk'uko wanyorohereje. Ese ntabwo uzi kuri ikirangirire? Mu bikize? Mu byawe nyine, mu kuba uri umuririmbyi, umuhanga. Simbizi, ubwo nyine ni imyumvire yawe, nibyo twahoze tuvuga. Hariho abakunda ibyo by'abakecuru, hakabaho nkamwe ntazi icyo mubikundi. Ntaga ndi umusaza. Humura uzashyira ugereyo, wibishaka nta bizinesi irimo. Genda buhoro. Ndi mu nzira. Urakoze cyane rero rwose mubyeyi Nyiranyamibwa. Namwe mwakoze, Imana ikomeze ibatize imbaraga. Urakoze cyane. Ukure mu ijuru. Urakoze cyane. Tubasanga. Rwose kandi turahari. Nta bizinesi irimo. Gusaza nta igihombo kibi cyane. Ariko rero niyo wagifite nawe wabihungira. Ntabwo ari igihombo kuko ari iyo nzira.